tugeze mu gihe cyo gukurikirana dutuje imihango mitagatifu y'itangwa ry'isakaramento ry'ubusaserdoti ku rwego rw'ubudiyakoni n'ubupadiri. Ni umwanya mwiza wo gutuza tugasenga dusabira abateguriwe guhabwa iyo mirimo mitagatifu kugira ngo uhoraho abasenderezemo ingabire zose zikenewe mu kurangiza neza ubutumwa bahabwa muri Kiliziya y'Imana. Abatorewe ubudiyakoni n'ubupadiri bahabwa ingabire za Roho Mutagatifu babikesha ko umwepiskopi yabaramburiyeho ibiganza akabavugiraho isengesho ry'iyeguriramana. Turahera ku itangwa ry'ubudiyakoni tuze gusoreza ku itangwa ry'ubupadiri. Umwepiskopi wacu nagera mu cyicaro ahateguriwe gukorerwa iyo mihango mitagatifu, abapadiri umupadiri wabakurikiranye hafi arahamagara abateguriwe guhabwa ubudiyakoni umwe umwe mu izina rye. Uhamagawe aritaba ati karame mu ijwi riranguruye, maze asanga umwepiskopi amuha icyubahiro amwunamira. Bose nibamara kugera imbere y'umwepiskopi, umupadiri wabiherewe ububasha na Kiliziya arasaba mu izina rya Kiliziya ko aba bavandimwe bacu bahabwa umurimo w'ubudiyakoni. Hanyuma akomeze asubiza ibibazo umwepiskopi amubariza imbere y'imbaga ntagatifu, ashaka kumenya niba nta mpamvu yo kugira amakenga kuri abo basabira ubudiyakoni. Umwepiskopi nabishima akabatorera kuba abadiyakoni, twese turasubiza tuti dushimiye Imana, dukoma amashyi, ababyeyi bavuza impundu ndetse n'ingoma zimihire. Tubikurikirane dutuje. Abateguriwe guhabwa umurimo w'ubudiyakoni nibaze. Fratiri Jean Damascene Niyongabo, karame. Fratiri Elisa Nyaminani, karame. Fratiri Christian Turambane, karame. Mubyeyi nyakubahwa, Kiliziya ntagatifu, umubyeyi wacu birasaba ko uha abo bavandimwe bacu umurimo w'ubudiyakoni. uzi se ko babikwiye? Nkurikije umwanzuro w'ibyabajijwe imbaga y'abakristu hamwe n'icyemezo cyatanzwe n'abari bashinzwe kubamenya, ndahamya ko basanze babikwiye. Tubifashijwemo na Nyagasani Imana n'Umukiza wacu Yezu Kristu, dutoreye abavandimwe bacu gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni. Dushimiye Imana, amashyi n'impundu. Nyuma yo gukurikirana itorwa ry'aba bavandimwe bacu, bagiye kwicara mu myanya bateguriwe. Hakurikiyeho ihamagarwa ry'abateguriwe guhabwa ubupadiri. Birakorwa nk'uko byagenze ku badiyakoni, hanyuma na n'ubundi risozwe no gushimira Imana kubw'izi ngabire zihebuje yageneye Kiliziya ku munsi wa none.
abateguriwe guhabwa ubupadiri nibaze. Diakoni Jean Olivier Hakizimana. Karame. Diakoni Jean Renovatus Iradukunda. Karame. Diakoni Janvier Mberabagabo. Karame. Diakoni Olivier Nduwayezu. Karame. Diakoni Aloys Nshimiyimana. Karame. Diakoni Jean de Dieu Nshimiyimana. Karame. Diakoni Barnaba wa Nyagasani. Karame. Diakoni Celestine Ntezimana. Karame. Diakoni Noel Singizumukiza. Karame. mubyeyi nyakubahwa, kiliziya ntagatifu umubyeyi wacu irasaba ko uha aba bavandimwe bacu umurimo w'ubupadiri. Uzi se ko babikwiye? Nkurikije umwanzuro w'itsinda y'abakirisitu hamwe n'icyemezo cyatanzwe n'abari bashinzwe kubamenya, ndahamya ko basanze babikwiye. Twifashijwemo na Nyagasani Imana n'Umukiza wacu Yesu Kristo, dutoreye abavandimwe bacu gushyirwa mu rwego rw'abapadiri. Dushimiye Imana. nyuma yo gukurikirana itorwa ry'abo bavandimwe bacu, nabo bagiye kwicara mu myanya bateguriwe. Natwe twicaye dukurikirane inyigisho y'umwepiskopi ibasobanurira cyane cyane uko umurimo w'abapadiri n'uw'abadiyakoni uteye. Natwe imbaga y'Imana turaboneraho kumenya koko impano ikomeye y'ubusaserdoti Yesu ubwe yatangije mwene muntu ishingiro ryayo. Tubika myanya bateguriwe, natwe twicaye dukurikirane inyigisho y'umwepiskopi ibasobanurira cyane cyane uko umurimo w'abapadiri n'uw'abadiyakoni uteye. Natwe imbaga y'Imana turaboneraho kumenya koko impano ikomeye y'ubusaserdoti Yesu ubwe yasangije mwene muntu ishingiro ryayo. Tubikurikirane dutuje, dusenga kandi dusabira abavandimwe. Bavandimwe nkunda, aba bana bacu murora hano imbere yanyu bagiye gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni no mu rw'abapadiri. Nimuzirikane rero neza intera bagiye gushyirwamo mu mirimo ya kiliziya. Baregukira gukorera Kristo umwigisha, umusaserdoti n'umushumba utuma umubiri we ari we kiliziya ugenda ugasagamba, maze ukaba koko umuryango mugari w'Imana kandi ugahinduka ingoro ya Roho Mutagatifu ku isi. Bagiye gusangizwa ubusaserdoti bw'abepiskopi, bityo begurirwe Imana burundu kugira ngo bajye bamamaza ivanjili mu bantu bose, batagatifuze umuryango w'Imana, bawubera abashumba badakenesha, kandi bajye bahimbaza imihango yo gusenga Imana
cyane cyane gutura igitambo cya Nyagasani. Ibyo bazakora byose bagomba kubikora bisunze Imana, uburyo mwabonamo koko abigishwa ba Yesu Kristo utarazanywe no kugaragirwa, ahubwo wazanywe no kuba umugaragu wa bose. Namwe rero bana banjye nkunda, mwebwe mugiye gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni, murajya mwibuka urugero rwa Nyagasani, urugero Nyagasani yabahaye kugira ngo uko yagendaga namwe abe ariko muzajya mugenda. Kuba umudiyakoni bivuga kuba umugaragu wa Yesu Kristo, kandi Yesu yifataga nk'umuhereza ubigishwa be. Namwe rero muzajya mukorera abantu bose nk'abakorera Nyagasani ubwe, mubigire mwishimye kandi bitewe n'urukundo, mukore icyo Imana ishaka mushyizeho umutima. Ubwo kandi nta muntu ushobora kuyoboka abatware babiri. Mujye mumenya ko ubwandavure bwarwo bwose kimwe n'ubugugu ntawe bitaniye no kuba umucakara w'ibigirwamana. Ubwo rero mugiye gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni ku bwende bwanyu nta gahato, mugomba kuba abagabo b'inyangamugayo buzuye Roho Mutagatifu n'ubwitonzi, nka ba bandi nyine intumwa za Kristo zigeze gutorera umurimo wo kwita ku bakene. Umurimo wanyu muzawukora mufatanyije n'amasezerano yo kutazashaka. Aya masezerano ni ikimenyetso cy'urukundo rugomba kuranga uwitwa umushumba, akaba n'isoko y'umurava kuri uwo murimo, ndetse n'ishingiro ry'umubyeyi ndengakamere hano ku isi. Kuko kandi nugira Nyagasani Yesu Kristo urukundo nyarwo ku mutima, kandi mukabaho mugengwa n'ayo masezerano, muyoboke buzira amakemwa, muzaba mwegukiye Kristo ku buryo bushya kandi budafite imitima ibiri. Bityo muzakorera Imana n'abantu nta kibaziga, maze umurimo w'ububyeyi ndengakamere muzawurangize ku buryo bubangukiye kurushaho. Murashinga ibirindiro mu kwemera, ariko kubayobora muri byose mube abaziracyaha n'indakemwa imbere y'Imana n'abantu, nk'uko bikwiriye abambari ba Kristo n'abagabuzi b'amabanga y'Imana. Muramenye kandi ntazagire ikibacisha ukubiri n'amizero akubiye mu ivanjiri mugomba gutega amatwi, ari nako mukora umurimo wo kuyamamaza. Muzakomere ku iyobera ry'ukwemera, burangwa n'umutima ukeye, ijambo ry'Imana mwamamaza mu magambo, muzajye murigaragariza n'uko mukora. Bityo imbaga y'abakristo yihabwa ubuzima na Roho Mutagatifu, izabe ituro ritagira inenge inogeye Imana. Maze namwe nimuhinduke imbere ya Nyagasani ku munsi w'imperuka, muzashobore kumva babwira ati, nuko umugaragu mwiza kandi w'indahemuka, ngwino wishimane na shobuja. Namwe rero bana banjye nkunda,
mwebwe mugiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri, muzajye mwitanga mutigana, mutunganye umurimo wo kwigisha muvuga rumwe na Kristo umwigisha mukuru. Ijambo ry'Imana mwatera ibyishimo, muhagurukire kuzirikana amategeko ya Nyagasani, mwemere ibyo musoma mu gitabo gitagatifu, ibyo mwemera mubyigishe, n'ibyo mwigisha mwihatire kubikurikiza mu migirire yanyu. Inyigisho rero mutanze ziragiye zibera imbaga y'Imana ifunguro n'impumuro y'imibereho yanyu igwe neza abayoboke ba Kristo, bityo ijambo ribaturutsemo n'urugero mutanze byubake ya ngoro ariyo Kiliziya y'Imana. Undi murimo kandi mushinzwe no gutagatifuriza abandi muri Kristo wanyu no gufasha abayoboke b'Imana kwitura igitambo cy'imitima yabo bacunga ku gitambo cya Kristo, ari nacyo nyine ibiganza byanyu bizajya bitangira kuri alitari ku buryo budasesa amaraso, mwihimbaza dukaristiya ntagatifu. Murajya rero mumenya icyo mukora, imibereho yanyu mukurikize ibyo mukorera mu muryango mu mihango mitagatifu, maze ko muhimbaza urwibutso rw'urupfu n'izuka bya Nyagasani, ari nako mwihatira guhashya muri mwe ingeso mbi zose no guhamya ibirindiro mu buzima bushya. Mutume kwagura umuryango w'Imana muwinjizamo abantu ubw'abatishimiye. Mutume gukiza abantu ibyaha mutandika akantu rya penitensiya n'izina rya Kristo n'izina rya Kiliziya. Mutume gutabaza abarwayi amavuta matagatifu. Mutume guhimbaza n'indi mihango mitagatifu, kandi uko amasaha y'umunsi agenda asimburana muzajya musohoza ku Mana ibisingizo hamwe n'amasengesho yo kwishimira cyangwa se kwitakangira mu izina ry'umuryango wayo wose, ariko mutibagiwe n'isi yose. Igihe rero muzaba mukora ibyo byose, mujye mwibuka ko mwatoranyijwe mu bantu kandi mugashyirwaho gufasha abantu ibyerekeye umubano wabo n'Imana. Uwo murimo wa Kristo umusaseridoti mukuru uzawurangije neza, mukora n'ibyishimo bitageruka hamwe n'urukundo ruzira uburyarya, mudakurikiranye inyungu zanyu bwite, ahubwo mugamije iteka ingoma ya Kristo. Ikindi rero nagira ngo ndangirizeho bana banjye nkunda, ni uko mu rugero rwanyu mutorewe kujya mukora umurimo wa Kristo, mukawitaho rwose mwunze ubumwe n'umwepiskopi kandi mumwumvira. Murihatire kumvira abayoboke b'Imana umuryango umwe, kugira ngo mubayobore ku Mana Data banyuze kuri Kristo kandi babifashijwemo nabo mutagatifu. Kubera iyo mpamvu rero nagiye mwitegereza ubudahwema urugero rwa Kristo umushumba mwiza utarazanywe no kugaragirwa, ahubwo wazanywe no kuba umugaragu wa bose, gushakashaka no gukiza ibyari byarahiye. Nyuma rero y'inyigisho nziza y'umwepiskopi idusobanuriye uburemere bw'inshingano aba bavandimwe bacu bagiye guhabwa n'ubwitange bukomeye basabwa mu butumwa, abakorewe gushyirwa mu rwego rw'ubupadiri baraguma mu byicaro bateguriwe, naho abafuratiri batorewe guhabwa ubudiyakoni bagiye guhaguruka bahagarare imbere y'umwepiskopi, maze babanze gutangariza imbere y'iyi mbaga y'Imana imigambi bifitemo n'uburyo bazihatira kuba indahemuka n'inyangamugayo ubutumwa bagiye gushingwa. Barahamiriza imbere y'Imana na Kiliziya
ko babishaka rwose kandi ko biringiye ubufasha bw'Imana ibahamagarira kwitangira inkuru nziza. Amasezerano yabo arashimangirwa n'intambwe barasabwa gutera bagana imbere nk'ikimenyetso cy'uko ubushake bafite atari ikimenyetso cy'ugutura amagambo gusa, ahubwo ko bigomba kugaragarira mu myitwarire ikwiye no mu bikorwa bifatika by'umubiri. Bikurikire tubasabira. Bana banjye nkunda, mbere y'uko mujya mu rwego rw'abadiyakoni ni ngombwa ko mubanza gutangariza ikoraniro ry'abakristu imigambi mwifitemo ku byerekeye umurimo mugiye gushyingura. None rero murashaka kwegurirwa Imana mu budiyakoni mubikesha kuramburirwaho ibiganza byanjye, maze mugahabwa Roho Mutagatifu kugira ngo muzajye mwitangira umurimo wa Kiliziya. Ndabishaka, ndabishaka, ndabishaka. Murashaka kujya mutunganya umurimo w'ubudiyakoni mugamije iteka gufasha abandi mu rwego rw'abasaserdoti, kandi muharanira icyateza imbere imbaga y'abakristu, mukabigirana urukundo ruhatana no kwiyoroshya. Ndabishaka, ndabishaka, ndabishaka. Murashaka gukomera ku iyobera ry'ukwemera murangwa n'umutimanama ukeye nk'uko Pawulo intumwa abivuga, kandi mugashishikarira kwamamaza uko kwemera mu mvugo no mu ngiro, kandi ku buryo buhuje n'ivanjiri kimwe n'uruhererekane rwa Kiliziya. Ndabishaka, ndabishaka, ndabishaka. Mwebwe abiyemeje kutazashaka, kugira ngo rero ibi bibe ikimenyetso cy'uko umutima wanyu wegukiye rwose Kristo Nyagasani, murashaka gukomeza umugambi udahwema kugeza igihe muzapfira kubera ingoma y'ijuru, ngo mubereho gusa gukorera Imana n'abantu. Ndabishaka, ndabishaka, ndabishaka. Kugira ngo rero mugaragarize imbere ya Nyagasani mu Kiliziya ye ko mubyemeye mubikuye ku mutima, ngaho mutere intambwe mujya mbere. Murashaka kwikomezamo umutima wo gusenga by'akarusho mu buryo bukwiranye n'inzira mwahisemo gukurikira, mukazahora rero muharanira kunguka uwo mutima, akaba ari nawo ubatera kurangiza nta buhemu imihango y'amasengesho aherekeje umunsi, mukurikije uburyo bwanyu bwo kubaho, kandi mushyira hamwe na Kiliziya umuryango w'Imana, ari nayo musabira ndetse musaba n'isi yose. Ndabishaka, ndabishaka, ndabishaka. Murashaka ko imibereho yanyu yagenda irushaho kwishushanya n'iya Kristo, ubwo mugiye nyine kuzajya mufata mu biganza byanyu umubiri we n'amaraso ye kurarikana. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo.
abavandimwe bacu bagiye gusezerana kuzubaha no kumvira umwepiskopi n'abazamusimbura bose. Baregera imbere umwe umwe, tubikurikire tubasabira. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira ngira abazamusimbura bose. Ndabisezeranye. Yagutangiyemo umurimo mwiza, uzanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira ngira abazamusimbura bose. Ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, uzanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira ngira abazamusimbura bose. Ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, uzanawukomeze kugeza ku ndunduro. Mu budiyakoni bagiye gusubira mu myanya bateguriwe, maze abateguriwe guhabwa ubupadiri bigire imbere. Bagiye nabo kugirana ikiganiro n'umwepiskopi, barahamiriza imbere y'Imana na Kiliziya ko babishaka rwose kandi ko birinze ubufasha bw'Imana ibahamagarira kwitangira inkuru nziza. Nkunda mbere y'uko mujya mu rwego rw'abapadiri, ni ngombwa ko mubanza gutangariza imbere y'ikoraniro ry'abakristu imigambi mwifitemo ku byerekeye umurimo mugiye gushingwa. None rero murashaka kuzajya mukora ubudahwema umurimo w'ubusaserdoti wo mu rwego rw'abapadiri, mugahora mukereye kuba abungiriza badahinyuka b'urwego rw'abepiskopi, mukuragira neza ubushyo bwa Nyagasani muyobowe na Roho Mutagatifu. Ndabishaka. 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 Murashaka kuzajya mukorana ubwitonzi n'ubudahemuka imirimo yerekeranye n'ijambo ry'Imana, mwamamaza ivanjili kandi musobanurira bose amahame y'ukwemera Gatolika. Ndabishaka. 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 Murashaka kuzajya muhimbaza imihango mitagatifu ikomoka kuri Kristo, mubigiranye ubusabanyiramana n'ubudahemuka, kugira ngo musingize Imana kandi mutagatifuze imbaga y'abakristo, mukurikije uruhererekane rwa Kiliziya, cyane cyane mutura igitambo cy'Ukaristiya kandi mutanga isakaramentu rya penetensiya. Ndabishaka. 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 Ndabishaka.
ndabishaka ndabishaka ndabishaka. murashaka kuzajya mufatanya natwe abepiskopi tutakambira Imana musabira imbabazi imbaga y'abakristo mushinzwe, bityo mugahora mushishikariye itegeko ryo gusenga ubudahwema. ndabishaka 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 ndabishaka. murashaka kugenda murushaho kunga ubumwe na Kristo w'umusaseridoti mukuru witanze ubwe mu kintu cyacu, ngo abe igitambo kitagira inenge gituma Imana data, bityo namwe ubwanyu mukwiyegurira Imana hamwe nawe kugira ngo mufatanye nawe gukiza abantu. ndabishaka kandi Imana izabifashamo 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 ndabishaka kandi Imana izabifashamo. abavandimwe bacu bagiye gusezerana kubaha no kumvira abayobozi ba kiliziya nk'uko byakozwe ku bakorewe umurimo w'ubudiyakoni, abatorewe gushyirwa mu rwego rw'abapadiri bagiye gusezerana kumvira no kubaha umwepiskopi wabo n'abazamusimbura bose. abadiyakoni babiri bo mu muryango w'abamariyani bo barasezerana kuzuzura umwepiskopi wa diyoseze bazahabwa mu butumwa, ndetse basezeraniye kuzumvira abakuru b'umuryango wabo. bagiye kubikora bashyize ibiganza bibumbye umwe umwe mu by'umwepiskopi. usezeranye kuzubaha no kuzumvira umwepiskopi wa diyosezi n'umukuru w'umuryango wawe. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomezemo kugeza ku ndunduro. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira jye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira
njye n'abazansimbura bose ndabisezeranye. Imana yagutangiyeho umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira njye n'abazansimbura bose Ndabisezeranye. Imana yagutangiyeho umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira njye n'abazansimbura bose Ndabisezeranye. Imana yagutangiyeho umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira njye n'abazansimbura bose Ndabisezeranye. Imana yagutangiyeho umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira njye n'abazansimbura bose Ndabisezeranye. Imana yagutangiyeho umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. twabyiyumviye inshingano zijyana n'amasezerano abavandimwe bacu bamaze gukora ntizoroshye. Twumvise ko bose bagiye basoza bishyira mu biganza by'Imana kugira ngo izabibafashemo. Natwe turasabwa kubasabira ku Mana ishobora byose kugira ngo izabashoboze gutunganya neza umurimo wa gisaserdoti nta buhemu. Tugiye kubasabira kunza ubumwe n'ab'ijuru. Abatorewe umurimo w'ubudiyakoni n'ubupadiri bararambarara hasi bubitse inda ku butaka nk'ikimenyetso cy'uko biyemeje kwitangira imbaga y'Imana mu bwiyoroshye, bagakorera Kristo batizigama kandi bakaba birunduriye mu biganza by'Imana mu buryo budasubirwaho. Icyo gihe turaba turirimba ibisingizo by'abatagatifu bose. Umwepiskopi arabanza aturangire iryo sengesho. Ababishoboye twese turaba dupfukamye, abandi duhagaze dufatanyije iryo sengesho. Umwepiskopi agiye kuturarikira iryo sengesho. Umucyo utakambira Imana Data wa byose kugira ngo abagaragu be yereye kwakira urwego rw'ubudiyakoni n'urw'abapadiri abasakaje n'umugisha atanga ku buntu. Kristu tubabarire. Nyagasani tubabarire. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, Mikayeli mutagatifu, abamarayika b'Imana batagatifu, Yohani Batisita mutagatifu, Yosefu mutagatifu,
mutagatifu Petero na Paulo batagatifu Andrea mutagatifu Yohani mutagatifu Maria Maddalena mutagatifu Stefano mutagatifu Ignazio Antiochia mutagatifu Ayesi mutagatifu Perpetua na felicita batagatifu Laurenti mutagatifu Atanasi mutagatifu Basili mutagatifu Agustini mutagatifu Maritini mutagatifu Benedicto mutagatifu Grigori mutagatifu Francisco na Domenico batagatifu Gatare na Visiena mutagatifu Francisco Saveri mutagatifu Teresa Avila mutagatifu Yohani Maria Vianney mutagatifu Karori Rwanda na bagenzi bawe mwabo w'Imana namwe banyafurika abandi batagatifu Yohani Damascene mutagatifu Elisa mutagatifu Kirisistiani mutagatifu Januari mutagatifu Januari mutagatifu Renovati mutagatifu Renovati mutagatifu Yohani w'Imana mutagatifu Yohani w'Imana mutagatifu Aloyizi mutagatifu
Aloyizi mutagatifu, Olivier mutagatifu, Olivier mutagatifu, Marinaba mutagatifu, Marinaba mutagatifu, Noheri mutagatifu, Noheri mutagatifu, Celestini mutagatifu, Celestini mutagatifu, Bazina bacu batagatifu, mwese batagatifu n'abatagatifu kazi b'Imana, gira impuhwe Nyagasani, icyago cyose Nyagasani, icyaha cyose Nyagasani, urupfu rwa burundu Nyagasani, girira ko wigize umuntu Nyagasani, girira ko wapfuye ukazuka Nyagasani, girira ko wadusakaje mu Roho Mutagatifu Nyagasani, twebwe abanyabyaha utwumve, gira ibambe maze uyobore Kiliziya yawe ntagatifu kandi uyikomeze utwumve, gira ibambe maze Papa wacu Leo n'abandi bose bari mu nzego z'ubusaserdoti nyobozi ubakomeze mu nzira y'iyobokamana iboneye utwumve, gira impuhwe maze natwe ubwacu duhumurize kandi udukomeze duhore tugukorera uko ushaka utwumve, gira ibambe maze izi ntore zawe uzihumugishe utwumve, gira ibambe maze izi ntore zawe uzihumugisha kandi zitagatifu utwumve, gira ibambe maze intore zawe uziha umugisha uzitagatifuze kandi uzegukane burundu twumve, Yesu Mwana w'Imana nzimutwumve, Kristu twumve,
umva amasengesho yacu. tumaze Nyagasani Mana yacu, gira impuhwe w'amasengesho yacu, maze ibigiye kuba mu kanya bikozwe natwe kubasha tubikesha, ubishyigikire. Wowe Muvunyi ugira ubuntu, nuko abo tugiye kugutura twizeye ko bakwiye gushinga imirimo mitagatifu, ubaha umugisha wawe ubatagatifuza bwa Kristo umwami wacu. tumaze gusabira izi ntore za Nyagasani, abavandimwe bacu baturiwe gushyirwa mu rwego rw'ubupadiri n'ubudiyakoni bagiye guhaguruka. Twese maze bitabaze Roho Mutagatifu mu ndirimbo ya Venite ya Toro. iraza gukurikirwa n'isengesho nyegururamana, ari naryo riza kubasezerezamo imbaraga za Roho Mutagatifu. Nirirangira twese turikiriza tuti amen. Korali mwakira iyo ndirimbo itabaza Roho Mutagatifu. Nossa
tube hafi turakwinginze Mana ishobora byose, wowe rugaba utanga icyitwa ingabire cyose, ugashyira buri muntu mu mwanya umukwiye, ukamugenera umurimo azakora. Wowe uvugurura byose ukabigira bishya, utagize icyo uhinduraho na busa, nuko ukamenya guteganya byose kuva kera na kare, ukagena buri kintu umwanya gikwiye, kandi ugatanga ibikenewe uko igihe kigeze, bityo ugatunganya byose ukoresheje ijambo wawe, ari nawe imbaraga zawe na bwenge bwawe, Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Washatse ko kiliziya yawe ari nayo mubiri we igirwa n'abantu banyuranye, kubera ingabire z'ijuru ziteye kwinshi ugatuza kuyigwizamo, ariko nubwo abayigize banyuranye bwose bibabuza kuba amagirirane iteka, igahorana ubumwe utangaje ku bwa Roho Mutagatifu, buri wese agahanira icyagirira bose akamaro, bityo akayiha kubyiruka neza no kugenda yaguka, ku buryo ihinduka ingoro ngari iganjemo. Niko kugena uburyo uzatuma imirimo mitagatifu ikorwa ubudahwema, ushyiraho abanyabutumwa bagabye mu nzego eshatu zuzuzanya, wabereho kugukorera iteka, mbese nk'uko kera mu ntangiriro warabaritoreye bene Levi ngo bajye bakora imirimo yerekeranye n'ingoro yawe ntagatifu. Nibwo rero mu ntangiriro ya kiliziya yawe intumwa z'umwana wawe zimurikiwe na Roho Mutagatifu zatoranyije abagabo 7 baziho kuba inyangamugayo, ngo bazibere abafasha mu mirimo ya buri munsi, maze zibone uko zirushaho kwibanda ku byo gusenga no kwamamaza ivanjiri. Abo bantu bamaze gutorwa zibavugiraho amasengesho kandi zibaramburaho ibiganza ngo zibashinga umurimo w'ubugabuzi. Turakwinginze Nyagasani, ugire ubwuzu wite kuri abayoboke bawe, tugeneye twiyoroheje umurimo w'ubudiyakoni kuri alitari yawe ntagatifu. Turakwinginze Nyagasani ngo wohereze Roho Mutagatifu abatera imbaraga, bagire za ngabire ndwi z'ubuntu bwawe, kugira ngo bazashobore gutunganya nta buhemu umurimo bashinzwe. Imigenzo myiza yose ishingiye ku ivanjiri irabakoranireho, bagira urukundo ruzira uburyarya n'umutima uhorana impuhwe zo gufasha abarwayi n'abakene, bamenye gutegekana ubwiyoroshye, barangwe n'isuku y'umutima, kandi bashishikarire kubaho gikristo mu migenzereze yabo, barihatire gukurikiza amategeko yawe yose, kugira ngo imbaga ntagatifu nibona urugero rw'imibereho yabo ishishikarire kubakurikiza. Barajye bumvira mbere na mbere umutimanama wabo wabwiriza ikiri cyiza, bahamye ibirindiro muri Kristo, kandi babindatsimburwa mu migambi iboneye, maze nibakurikiza hano ku isi urugero rw'umwana wawe utarazanywe no kugaragirwa, ahubwo bazanywe no kumugaragu wa bose, bazashobore kwima ingoma hamwe nawe mu ijuru.
kubwa Yesu Kristo nyiri umwana wawe n'umwami wacu, Imana mwana mugatekanwa bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Yeguramana rirarangiye. Ubu uwari Fratiri Jean Damascene Niyongabo ni Diakoni Jean Damascene Niyongabo. Uwari Fratiri Christian Turambane ubu ni Diakoni Christian Turambane. Uwari Fratiri Elisa Nyaminani ubu ni Diakoni Elisa Nyaminani. Bamaze kuba abadiyakoni. Tukaba rero twungutse abadiyakoni batatu muri diyoseze yacu ya Ruhengeri. Tubishimire kandi dushimire Imana n'amakiri impundu. Abadiyakoni bashya bagiye rero kwambikwa imyambaro y'abadiyakoni. Abadiyakoni bashya bagiye kwambara imyambaro y'abadiyakoni. Abapadiri baherutse kubuhabwa barabegera babafashe babambike. Barabambika igishura, barabambika intore ku buryo bwa kidiyakoni, ndetse babambike n'igishura cyambarwa n'abadiyakoni cyitwa darumatika. Byose ni kugira ngo buri bahawe guhera ubu ngubu mu byerekeranye na liturujia uzajye ugaragazwa n'ibyo bimenyetso. Imbere y'umwepiskopi umwe umwe abashyikirize igitabo cy'amavanjiri ari nayo babereye intumwa kuva ubu ngubu. Akira ivanjiri ya Kristo ari nayo babereye intumwa kuva ubu ngubu. Jya umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera, ibyo wemera ukajya ubyigisha, ibyo wigisha ukajya ubikurikiza. Akira ivanjiri ya Kristo ari nayo ubereye intumwa kuva ubu ngubu. Ujye umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera, ibyo wemera ukajya ubyigisha, n'ibyo wigisha ukajya ubikurikiza. Akira ivanjiri ya Kristo ari nayo ubereye intumwa kuva ubu ngubu. Ujye umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera, ibyo wemera ukajya ubyigisha, n'ibyo wigisha ukajya ubikurikiza. Bakristo bavandimwe, abadiyakoni ba Kiliziya bashya bamaze guhabwa ibikenerwa byose kugira ngo ubutumwa bwabo buzarusheho kugenda neza. Imihango rero y'itanga ry'ubudiyakoni irahumuje, bakaba bagiye guhabwa ibyicaro byabateguriwe. Bakristo bavandimwe, nimuhuguke. Ubu noneho hakurikiyeho itangwa ry'ubupadiri. Twese tugiye guhaguruka, abepiskopi bakuramo ingofero. Umwepiskopi uyoboye imihango mitagatifu agiye kuturarikira gusenga dusabira abadiyakoni bagiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri. Abadiyakoni barapfukama umwanya wabateguriwe. Umwepiskopi abaramburireho ibiganza ntacyo avuga. Arakurikirwa n'abapadiri bari hano bose. Nibamara kuramburirwaho ibiganza, harakurikiraho isengesho ry'iyeguriramana, maze nibisozwa
abari abadiyakoni barabona babaye abapadiri. bavandimwe nkunda, nimucyo tutakambira Imana Data ushobora byose kugira ngo abagaragu be yatore umurimo w'ubupadiri abahunde ingabire z'ijuru.
kristu tube ducecetse tuzirikana kandi dusenga.
awe nyir'ubutagatifu Mana ishobora byose ugahoraho iteka, wowe umuntu wese agaciro, ukabona rugaba utanga ingabire zose, wowe ibintu byose bikesha kubaho, wowe byose bikesha kurama, kugira ngo umuryango wawe ube imbaga sacerdoti, muhwema kutoramo abambari ba Kristo umwana wawe, ukoresheje ububasha bwa Roho Mutagatifu, maze ukabagabamo inzego zinyuranye. Na mbere mu isezerano rya kera, imirimo washyizeho ukoresheje imihango mitagatifu yagenuraga ibizaba nyuma, yakomeje kujya mbere bigezaho ushinga Musa na Aroni umurimo wo kuyobora umuryango wawe wose no kuwutagatifuza, n'abatoranyiriza abandi bantu babungirije mu rwego no mu cyubahiro, kugira ngo bababere abafasha bashyize hamwe nabo muri uwo murimo. Nuko igihe Abayisiraheli babaga mu butayu, usakaza umwuka wa Musa mu mitima y'abagabo 70 bazwiho ubwitonzi, nawe abagira abafasha be yitabaza buri gihe, bityo arushaho kuyobora neza imbaga yawe. Byongeye kandi bene Aroni wabasakajemo ingabire nyinshi zisakaye kuzo wari warahaye se ubabyara, kugira ngo mu rwego rwo guturira mu ngoro yawe ibitambo byari b'incambarenga y'ibyiza bihebuje bizaza nyuma, haboneka abantu bahagije bo gukora uwo murimo udahwema, bakurikije itegeko ryerekeye abaherezabitambo. Igihe rero wagennye kimaze gushyika, nawe nyir'ubutagatifu, nibwo wohereje ku isi umwana wawe Yezu Kristu, aza ari intumwa yawe nkuru n'umusaserdoti w'ikirenga, shingiro ry'ukwemera kwacu. Ubwo yakwituyeho igitambo kitagira inenge ku bubasha bwa Roho Mutagatifu, kandi intumwa ze ahamariye kuzitagatifuza by'ukuri, azira kugira uruhare ku butumwa bwe, nuko azibonera n'abasangirangendo bazifasha, kugira ngo umugambi wawe wo gukiza bene muntu uturuka ku ntumwa. Turakwinginga dawe ushobora byose, guha abagaragu bawe ingabire yo kujya mu rwego rw'abapadiri, ongera usendereze mu mitima yabo Roho ubutungane, nibagire umurimo w'ubusaserdoti mu rwego rwa kabiri utangwa nawe Nyagasani, kandi imibereho yabo yose bazabe ko ku rugero rw'imigenzereze izira amakemwa, nibabe abafasha badahinyuka urwego rw'abepiskopi, kugira ngo amagambo akubiye mu ivanjiri ashobore kwera imbuto mu mitima y'abantu biturutse ku nyigisho zabo no ku buntu bwa Roho Mutagatifu, kandi amenyekane hose kugeza ku mpera z'isi. Nibabe hamwe natwe abagaraguzi badahemuka b'amabanga yawe, kugira ngo umuryango wawe uhore wivugurura kubw'abatisimu, abantu bakesha kuvuka bwa kabiri, utungwe n'Ukaristiya ifunguro riturutse kuri alitari yawe, kandi abanyabyaha babone uko bigomorora nawe, n'abarwayi babone ikibohereza ububabare. Nyagasani nibahore bashyize hamwe natwe
mu gutakambira impuhwe zawe udahwema, basabira imbaga y'abakristu bashinzwe ndetse n'isi yose aho iva ikagera, nuko amahanga yose namara gukoranyirizwa kuri Kristu ahinduka umuryango wawe umwe rukumbi ugenewe kuba ingoma yawe byimazeyo kandi bidasubirwaho, kubwa Yezu Kristu nyine umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekanwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Abasaserdoti basanzwe bagiye gusubira mu myanya yabo. Bavandimwe rero, nyuma y'isengesho nyegururamana nta gushidikanya Kiliziya imaze kunguka abapadiri bashya 9. Bakadusambika barumuna babo. Dufatanye na korali turirimba indirimbo bishimira Imana. Indirimbo y'urukundo. Abakristo twese ibyiciro by'imibo n'amashyi dushimira Imana. Turabona ko baberewe Mwami wacu Yezu Kristu, w'Imana Data yasize amavuta y'ubutore abigishije Roho Mutagatifu akamuha ububasha, nagukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristu kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye. Umwami wacu Yesu Kristo, Imana Data yasize amavuta y'ubutore abigishije Roho Mutagatifu akamuha ububasha, nagukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristu kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye. Umwami wacu Yesu Kristo, Imana Data yasize amavuta y'ubutore abigishije Roho Mutagatifu akamuha ububasha, nagukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristu kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye. Umwami wacu Yesu Kristo, Imana Data yasize amavuta y'ubutore abigishije Roho Mutagatifu akamuha ububasha, nagukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristu kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye.
umwami wacu Yesu Kristo Imana Data yashyize mu mutwe w'ubutore yashyizeho mutagatifu akamuha ububasha nabukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristu kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye. Mwami wacu Yesu Kristo Imana Data isamuke ubutore yashyizeho mutagatifu amubasha nabukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristu kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye. Mwami wacu Yesu Kristo w'Imana Data isamuke ubutore yashyizeho mutagatifu akamuha ububasha nabukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristu kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye. Umwami wacu Yesu Kristo Imana Data isamuke ubutore yashyizeho mutagatifu akamubasha nabukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristu kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye. Umwami wacu Yesu Kristo w'Imana Data isamuke ubutore yashyizeho mutagatifu akamuha ububasha nabukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristu kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye. Akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusozwa ku Mana. Umenye icyo ukora ukurikize ibwirwa n'imihango mitagatifu himbaza maze imibereho yawe uyihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani. Akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusohorwa ku Mana. Umenye icyo ukora ukurikize icyo ubwirwa n'imihango mitagatifu himbaza maze imibereho yawe uyihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani. Akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusohorwa ku Mana. Umenye icyo ukora ukurikize icyo ubwirwa n'imihango mitagatifu himbaza maze imibereho yawe uyihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani.
akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusorwa ku Mana. Umenye icyo ukora, ukurikize ikigirwa n'imihango itagatifu wimbaza, maze imibereho yawe ihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani. Akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusorwa ku Mana. Umenye icyo ukora, ukurikize icyo ubwirwa n'imihango itagatifu wimbaza, maze imibereho yawe ihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani. Akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusozwa ku Mana. Umenye icyo ukora, ukurikize icyo ubwirwa n'imihango itagatifu wimbaza, maze imibereho yawe ihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani. Akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusozwa ku Mana. Umenye icyo ukora, ukurikize icyo ubwirwa n'imihango itagatifu wimbaza, maze imibereho yawe ihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani. Akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusozwa ku Mana. Umenye icyo ukora, ukurikize icyo ubwirwa n'imihango itagatifu wimbaza, maze imibereho yawe ihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani. Akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusozwa ku Mana. Umenye icyo ukora, ukurikize icyo ubwirwa n'imihango itagatifu wimbaza, maze imibereho yawe ihuze n'ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani. Bakristo bavandimwe, diyoseze ya Ruhengeri muri rusange n'umuryango w'abapadiri b'Abamadiyani bishimiye kwakira abapadiri bashya bamaze no guhabwa ibyangombwa bizabafasha kurangiza neza ubutumwa bahamagarirwa muri Kiliziya. Turashimira Imana rero kubw'iyo ngabire mu mashyi n'impundu. Kubishimira babahobera. Uwo muhango ukaba ikimenyetso cy'uko babakiriye nk'abafasha b'abepiskopi bazajya babunganira igihe bakora imirimo batorewe. Abepiskopi nibamara kubakira harakurikiraho abapadiri. Turasaba abapadiri uko dusanzwe tugabana imirimo muri kominote kugira abapadiri guhagararira kominote uwo muhango za leta. Aha ndavuga guverineri w'intara y'Amajyaruguru, abayobozi b'uturere, urukiko executive w'intara y'Iburengerazuba n'abadepite bari muri ibi birori baje gukurikizwa abakuriye ingabo na polisi nabo bari muri ibi birori baraza gukurikira abadepite. Noneho ibyo byose twashatse ko bisozwa n'abagize yubile bakira barumuna babo babifuriza nabo kuzagira yubile. Korali indirimbo y'ubutore Imana. Bakristo natwe indirimbo yagiye mu mashyi y'ishimo ishimira Imana kandi twakira abasaserdoti bacu.
baraduha umutwe kominote y'abihayimana nawe yishyura ibigo
bya nyagasani. Thank you.